mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'abashyitsi twakiriye baturutse mu mujyi wa Kigali n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Bagenda bababarira muri muto. Nyakubahwa Chairman, uretse intore z'umuryango FPR Inkotanyi zabitabye, turi kumwe kandi n'abayobozi ndetse n'abarwanashyaka b'imitwe ya politiki 8 yifatanyije n'umuryango w'FPR Inkotanyi mu gushyigikira kandidatire y'umukandida wacu. Nyakubahwa Chairman, nitwa Divine Wayo, nkaba ntewe ishema no kuyobora gahunda y'uyu munsi. Njyewe uhagaze imbere yanyu ndi umwana wavukiye Nkurira, niga amashuri abanza n'ayisumbuye ahangaha iwacu mu karere ka Bugesera. Nyakubahwa Chairman, akarere kacu kimwe n'utundi turere tumwe na tumwe twa hano mu Rwanda ni kamwe mu twagizweho ingaruka na politiki mbi y'ivangura yaranze u Rwanda kuva rwabona ubwigenge mu mwaka w'1962 kugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi mwahagaritse mukabohora Abanyarwanda. Ibyo byatugizeho ingaruka nk'Abanyabugesera, by'umwihariko abo twakuranye, ndavuga urungano rwanjye, bo barabizi. Umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa hano mu karere ka Bugesera, iyo wagiraga byibura imyaka 7 wagombaga kwirwanaho ukamenya ikintu cyitwa igare. Wagombaga kuba uzi gutwara igare, kubera ko igare ryari ridufatiye runini mu mibereho yacu, cyane cyane kubera ikibazo gikomeye cy'amazi cyabaga hano mu karere ka Bugesera. Amazi ni ikibazo cyari gikomeye ku buryo nubwo waba ungana utyo byagusabaga ko ku igare utwaraho amajerekani byibura 3 ukazenguruka ku mavomo ashoboka hano mu karere kacu. Abazi Rwakibirizi twajyaga gushakira amazi za Rwakibirizi, ahitwa Kavovo, ahitwa ku Gasenga n'ahandi hose, tutirengagije ko hari n'abavomaga za Cyohoha n'ibindi biyaga biri hano mu karere ka Bugesera, dore ko turi tumwe mu turere tw'igihugu dufite ibiyaga byinshi. Ariko Nyakubahwa Chairman, munyemerere mbatere story gatoya. Nubwo twazindukaga bingana bityo turi abana, birumvikana ko twari abanyantege. Kugera ku ivomo mbere ntabwo byabaga bivuze kuvoma mbere, ahubwo ku ivomo kubera ikibazo cy'amazi twabaga tugisangiye turi benshi, havomaga umunyembaraga. Kugira ngo abo tungana n'abanduta bazi ikintu bita inkomati. Abazi gukomata barabizi. Njyewe n'urungano rwanjye n'abaturuta ntabwo ari akantu twakwirata, ariko navuga ngo tuzi gukomata. Ariko Nyakubahwa Chairman, mwarakoze kutugize inkomati. Ubu Bugesera dufite amazi mu kuri. Mu minsi ishize ubwo mwiyamamazaga mu karere ka Nyarugenge, perezida w'ishyaka PDI Honorable Musa Fazil Harerimana yakomoje ku mvugo zakundaga gukoreshwa zipfobya Inkotanyi, aho bamwe bagiraga bati iby'Inkotanyi ni igipindi gusa. Ariko njyewe nasubiza amaso inyuma nkareba Ubugesera nakuriyemo n'Ubugesera mbona uyu munsi, ndibaza
igipindi cy'inkotanyi cyaduhaye amazi, kikaba icyo gipindi kigiye kuzuza ikibuga cy'indege cya Bugesera. Igipindi cy'inkotanyi cyaduhaye kaburimbo Nyamata mu mujyi, hano za Ngenda, za Gashora. Banyabugesera, ubwo icyo gipindi ntitukigikeneye mu myaka 5 iri imbere. Abisa rwose. Niba nicyo gipindi cy'inkotanyi bavugaga turacyagikeneye.